Nongeye kugusuhuza kandi nkwaye ikaze wamaze gukora subscribe hano kuri 7K TV ndetse no kuri udasiba gukurikirana ibiganiro n'amakuru yacu tuba tubagezaho bya buri munsi. Tukaba turi hano mu murenge wa Kanombe, akagari ka Karama, umudugudu wa Gakorokombe. Nk'uko mubibona rero turi mu muhanda hano, ni umuhanda ujya muri iki giturage cya Gakorokombe. Leta yari yaragiye ikata imihanda hano, abaturage bari baragiye baguramo ibibanza ariko nta mihanda ihari, ku buryo abaturage baserebuye Leta ikimara kubakatiramo imihanda ndetse bakagenda bacamo n'amasite agiye atandukanye. Ariko nyuma y'aho abaturage urumva bari bameze neza, Leta yarabahaye umuriro, yarabahaye amazi, ariko mu by'ukuri kuri ubu abaturage bakaba bongeye kuganyira Leta ndetse baninubira cyane ku bintu biri kubakorerwa, aho haje kampani hano icukura itaka ikajya irivanamo irijyana ahantu nabo bataramenya neza, ariko izi modoka zikaba zaraje zigahindanya umuhanda wabo, ndetse umuhanda kuri ubu hakaba ntawakongera kuyinyuzamo imodoka ye, kubera ko umuhanda ukuntu umeze urabona ko bisaba ko ari ukuwugendamo n'amaguru gusa, ku buryo n'izi modoka za howo zitwara itaka zatangiye kugenda nazo zinanirwa kuhanyura ubwazo. Iki kibazo rero aba baturage bakigejeje ku buyobozi bw'aha mu giturage, ubwo ni umukuru w'umudugudu, ariko ntiyagira icyo abafasha ndetse bajya no kwirebera nyir'ubwite uhagarariye ibyo bikorwa byo gucukura itaka, ariko mu by'ukuri nawe ntiyagira ikintu ababwira, ahubwo ngo abizeza yuko uyu muhanda uzakorwa, ariko nyamara abaturage amaso ahera mu kirere. Abaturage rero barinubira iki? Barinubira yuko nta n'umwe ushobora kongera gutahana imodoka mu rugo rwe, ahubwo bazisiga ngo iyo hirya mu gasozi kuko hano batabasha kuzihageza. Hari nk'umusaza hano muragenda mubireba muri videwo, imodoka ye iyo yaheze mu rugo nta nubwo aba yayisize iriya, kubera yuko ntiyabona uko ayimanuye hano mu gipangu ngo aze ayambutse ayitereke mu muhanda, kuko murareba neza, murareba ukuntu imodoka yaje igacukura ibipine byayo, biriya bimodoka bya howo biba ari binini, iracukura neza ku buryo yinjiyemo, ku buryo umusaza atabasha gukura imodoka ye mu rupangu. Ibaze kuba nawe ufite imodoka yawe ariko ukaba utayikura mu gipangu kubera ukuntu uyu muhanda wangijwe. Ni ukuvuga ngo aba bantu nubwo wenda ibyo bakora bitaramenyekana, ariko ibi ngibi ni ukwangiza ibikorwa remezo kandi ukabyangiza nkana, ukabyangiza ku bushake ndetse ntiwite n'uko bizongera gukorwa. Ngo hajya haza akantu k'akamashini, abantu bazi ibi bimashini bicukura itaka, ako kamashini kaba gafite ibintu by'ibinyururu hasi, karaza kakajya gacamo hano kakarundaho itaka, kagasa nk'akaharinganije, abaturage bakavuga ati ubwo ni mu gihe bateje nyine mo akantu k'akavuyo kugira ngo barebe ko hari icyakorwa. Ako kamashini karaza kakarundaho itaka kakamera nk'akaharinganije, abaturage bakagira icyo cyizere, ariko ntibaba bazi ko izi hoho ziri bwongere zikaza zikahaca. Uko kahatsindagira ari utu tumodoka duto tw'aba baturage twakongera tukahaca nta kibazo, ariko iyo hanyuzemo iki cya hoho nanone birongera bigasubira irudubi, ahubwo umuhanda ukaba mubi kurushaho, kuko iryo taka noneho riragenda rikazamuka, ku buryo hari abaturage bajya bataha bizeye ko umuhanda umeze neza, bagera muri uyu muhanda mubona imodoka zabo zigasaya, bigasaba ko bamara nk'umunsi wose bayisunika, batanga amafaranga yo kuza kuyikuramo, ku buryo ibintu byagiye biba akavuyo, aba baturage bakaba
rwose bababaye. Bari kwinubira rero yuko basigaye bakererwa mu kazi kuko kuva gufata inzira iva hano igera ahari kaburimbo ahantu hazwi nka Rwanko iyo ruguru cyangwa ahitwa Radari haba umuhanda wa kaburimbo, bivugwa yuko harimo urugendo rutoroshye nk'ababyeyi bataye inaha, harimo ababyeyi batwite, harimo ababyeyi bafite intege nke, bivugwa yuko iyo atabonye imodoka kugira ngo azagere iyo agiye biba ari ikibazo gikomeye. Noneho bikagaruka ku bana bagiye gufungura amashuri, ukajya wibaza ukuntu aha hantu umwana azajya ahaca agiye ku ishuri, akagera ku ishuri rye n'ukuntu azaba asa. Murebe namwe iki kibazo, abaturage ikintu bakoze ni ugusaba leta rwose, leta nk'uko ari umubyeyi barayitakira, baravuga ati abayobozi ntacyo bari kudufasha, yewe n'uwo nyiri ibikorwa ntacyo ari kudufasha, turagira ngo wenda dusabe, basabye nkatwe bakora itangazamakuru ko wenda twatangaza hagira umuyobozi uyabona akaba yabasha kuvugana n'uyu nyiri ibi bikorwa ndetse bakabareba ukuntu bakora uyu muhanda, wenda bakawutsindagira ukongera ugakomera, wenda n'izo hoho zigacaho, ariko umuhanda mu by'ukuri ukomeye ku buryo nabo bawucamo. Tugenda tubereka ahantu bacukura iryo taka nk'uko mubibona, dore ni muri iki kintu kimeze nk'ikirombe, baraza aka kamashini niko kaba gahingamo iryo taka, kakaza kakajya gahinga, urabona ko harimo n'abantu b'abaturage batuye aho hirya, ku buryo nabo mu minsi mike bashobora kuba bari kuzatabaza yuko iri taka ryenda kuzabaridukira, ryenda kubaridukira rwose, kuko iyo urebye neza urabona ko bari gucukura hejuru y'abantu, kuko iki kintu cyegeye hejuru. Rero aba baturage ni ukuri baratakamba basaba ubuvugizi, basaba uburenganzira bwabo ndetse n'ibikorwa remezo byabo, kuko ibi ni ibikorwa bya leta biba biri kwangizwa, nimba leta ije igaca imihanda hakaba iri kwangizwa bene aka kageni kandi nta cyongera gukorwa byibuza ngo yongere itsindagirwe, yongere imere neza. Kuko uri kwibaza nk'ubu tugiye mu gihe cyo gufungura amashuri, ukibaza ahantu ababyeyi b'aba babyeyi bazaba baca bagiye kwiga, kuko ni ibintu bitumvikana. Urumva nimba abana, kuko abenshi bagiye bavuga ko bafite abana bakiri bato, nimba umwana ufite imyaka igera kuri itandatu azamukana n'umubyeyi we, murabizi abo bana ukuntu baba bakubagana, ese uwo mwana azajya yigana iryo taka n'ibyo byondo bingana bityo mu ishuri, cyane ko turi mu gihe cy'imvura? Ni ibintu rwose ureba biteye agahinda kandi binababaje. Hakaba rero hari ikindi kintu cy'uko ntawe ugitumiza ikintu ngo kimugereho, kuko ngo abamotari, abanyonzi muri aka gace bivugwa yuko batakigera muri aka gace, ntawe ugituma imiti, ntawe ugigira ate, birumvikana ko iyo umuhanda upfuye nk'uko bisanzwe bimenyerewe, nta serivisi yongera kugenda uko yakagenze. Abaturage rero barasaba yuko rwose barenganurwa, kuko hari n'abo amatiyo yaturikijwe n'ibi bikamyo umunsi byacagaho bwa mbere, kandi ibi bikamyo baravuga ko bimaze ibyumweru birenga bitatu bikorera hano. Ukibaza rero nk'itiyo ryaturikije, ibi ntabwo ari ukuvuga ngo turabihimbye, muraza kugenda mubibona muri iyi videwo, ndetse reka duse nk'abahegera neza kugira ngo mugende mureba ukuntu aya makamyo yagize uyu muhanda, byarawuturikije ku buryo budasanzwe. Reba nk'aha hantu aya mapine yaciye, banyarwanda banyarwandakazi,
murebe nk'ahantu aya mapine yanyuze, mumbwire ko iyo modoka yacamo aho uko yaba isa, uko yaba imeze. Ni ukuri nta modoka isanzwe yaca muri uyu muhanda. Murebe namwe mumbwire. Uribaza nimba iyi kamyo yaraciyemo igaturitsa itiyo ijyana amazi mu rugo rw'umuturage, hanyuma ibyo ntibabyiteho kandi n'umuturage ntiyari kuyikoresha kuko iyo uyikoresheje n'ubundi nanone ikamyo iba iri bwongere kuhaca, biba ari ibintu bitumvikana. Banza urebe nk'aha hantu, urebe iyo tiyo, reba iyo tiyo, murebe iyo tiyo rwose ukuntu yaturitse, uyu muturage mwibaze ngo abaye ate nta mazi agira. Mu bintu bidashoboka buri muntu wese azi ni uko wabaho nta mazi ugira, ntibibaho. Rero nimba uyu muturage amaze ibyumweru bigera kuri bingahe nta mazi agira, muribaza ko uwo muntu agifite ikintu cyo kuvuga? Abaturage barashobewe kandi barababaye mu buryo butumvikana. Turabashimiye rero mwebwe mukurikirana ibikorwa byacu bya buri munsi, mukomeze mugire umunsi mwiza.